kubwifuza ariko utaramenya mugenzi wawe. Ijuru rirakinze, ijuru rira kandi urarishaka mana yanjye. Bakwereka ukuntu ndishaka, ntatanga ibyanjye byose. Mureba aramanuka arareba aritegereza aranamumenya, aravuga ati ni kanaka, yarakubiswe yarahondaguwe mutambyi ngo amaze amezi 3 atishyura inzu. Ako kabazo sitoto sitoto Banyakigali ku bantu bangana gutya maze amezi 3 ntishyira inzu, ubwo sitoto. Uyu muntu wavaga i Yerusalemu ntago ari umukristo gusa, yaba n'umutambyi, yaba n'umulewi. Haleluya. Mukavuga bati mwarimu we uzaga kweto yambara uko gasa, asiga amazi yinjira, agashati yambara mwakabonye yaraku abana be ntibagiye kwiga. Mwarimu wacu, pasiteri wacu, nabo abantu bavaga yero. Ubwo ndagira ngo mutumva ko neza ko Eugenia nubwo ari abarokore bakora umurimo ariko kandi mbigarure mu byo mwumva. Akazu ke bari hafi kugateza cyamunara, kakaduka ke yahuye n'abambuzi. Nukuzabana n'Imana. Haleluya. Icyo ni icyifuzo kiruta ibindi. Iyo tugiye gusenga nijoro turyamye turapfukama ariko twarangiza tukabwira Yesu tuti ubugingo bwacu tubishyize mu biganza byawe. Impanda ishobora kuvuga dusinziriye, impanda ishobora kuvuga. Icyo ni icyifuzo duhuriyeho. Turifuza ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Siko biri? Aba baririmbyi baririmba bagaragaje amatsiko n'inyota bafite. Itorero ritashye bavuga bati abagenzi turagiye, abagenzi turatashye, abagisigaye mu by'isi turabasize, turimo turagenda tugana Siyoni. Haleluya. Indirimbo zafasha ubugingo bwacu, nta kindi bagaragazaga, ni ukwifuza ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Yesu ashimwe. Nitwa Kamanzi Rora, ndi umupasitoro, ndaturuka hariya ku mudugudu wa Gasave. Ndi hano rero ubuyobozi bw'umudugudu babizi, itorero ryose rizi ko ndaha. Abambwira rero ngo ningera kanserege bayi ntashyo, nakiri ntashyo. Nagize nti ndi umupasitoro ariko ku rundi ruhande mba n'umucuruzi. Guhera mu buto nisanze ndi umucuruzi, na bugingo n'ubu rero ndacyakora uwo murimo, ariko n'umurimo w'Imana nawo ntawushyize hasi. Fata Bibiliya zacu, fata Bibiliya yawe, nawe ni umushyitsi wawe, kuko muhura abenshi muri Kigali bahura na Bibiliya ku cyumweru. Turasoma Zaburi ibice 15. Umugabo wari ufite icyifuzo cyiza ariko kirimo ikibazo. Yaribazaga
reka dusome. Turahera ku murongo wa mbere nidushaka tugarukire kwa gatatu. Aravuga ngo Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, tabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Dawidi aravuga ati Uwiteka we, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ku murongo wa kabiri ubona ibisubizo. Nugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Ikintu ntago cyoroshye. Utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Kiracyo ntago cyoroshye. Uwo ni we uzatura mu ihema ryawe akagumamo, akaba kuri wa musozi wawe wera. Reka twongere twumve, twihute tujye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka. Hari bubonekemo n'abantu babiri bari bafite ibyifuzo bimwe, ariko imibarize yabyo iratandukanye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka ibice 10 umurongo wa 25. Ndifuza rwose ko dusoma nawe ukankurikirana tukageza ku murongo wa 37 tugenda buhoro buhoro. Ndabizi neza kudaheruka gusoma Bibiliya. Umugani w'umusamariya w'umunyembabazi. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha nkore nte kugira ngo ndague ubugingo buhoraho? Baramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko? Ese icyo yasomamo ni iki? Aramusubiza ati, kundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramusubiza ati, ushubije neza. Nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko washatse kwigira shyashya, abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye? Yesu aramusubiza ati, hari umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka Yeriko, agwa mu gice cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigajeho hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira, atishwe da, arigendera. N'umulewi ahageze nawe amukubise amaso, nawe abigenza atyo, amubonye arakikira, agira ate? Ariko umusamariya wari uri mu rugendo rwe amugezeho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenari 2 aziha nyir'icumbi ati, umurwazi, kandi ibyo utanze byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho tekereza uti, muri abo bantu inde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe. Aramubwira ati, genda nawe ugira utyo. Haleluya, amen. Imana iguhe umugisha we waje mu nzu y'Imana, utanze umwanya wawe. Umwanya wa Kigali ntago woroshye.
Imana iguha umugisha. Ushobora kuba we wabonye umwanya ukaboneka mu nzu y'Imana, ariko hakaba hari mugenzi wawe utabonye umwanya wo kuza mu nzu y'Imana. Twumvise amagambo meza, numvise indirimbo z'abaririmbyi, ndavuga ntahari birahagije, ndavuga niterane rwose message yumvikanye. Ariko reka twongereho n'iri jambo. Umuntu akakubaza ati ninde mwigisha, ariko nanjye wansize mu rugo ntabonye umwanya kubw'impamvu zinyuranye, ndwaye cyangwa se nakubaza ntibyagenze bite. Bambwira uti twafashijwe, indirimbo zagenze neza. Akubwira nikagira inkuru komeza nuragera kujyo nshaka kubaza. Nakubaza ntimwigisha yabaye nde, mubwira uti mwigisha n'uwitwa Kamanzi. Haleluya. Arakubaza ati ndabyumva ko yitwa Kamanzi kandi wavuze neza ko yavuye Gasave. Arakubwira ati ijambo yigishije ni iri, inyigisho ze zari zubakiye kuri he jambo. Umubwira uti ijambo yarahagazeho ni ijambo rivuga ngo mugenzi wanjye nindi. Haleluya. Mugenzi wanjye ninde? Ushobora kuba wibwira ko mugenzi wawe umuzi, ariko Bibiliya ishobora kugusuzuma igasanga mugenzi wawe nawe utaramumenya. Ugasanga iyo tubona ibihugu bikomeye, imiryango y'abibumbye yohereza ingabo muri ibihugu byacu, handi n'ahandi ukabona ziratanga inkunga, ariko uziperereje wasanga ijambo bita mugenzi wanjye ritaramenya iryo jambo icyo risobanura. Ni ijambo rikomeye rishaka ngo Umwuka Wera umunsi wa none agusobanurire mugenzi wawe wari we. Haleluya. Uyu yari umwigisha amategeko, yari afite ikibazo cyiza. Aravuga ati ndaprofise, ndifuza ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu, ndifuza kuzajya mu ijuru. Niba hari icyifuzo ngira umunsi ku wundi, niba hari icyifuzo abarokore bafite, nuko uzajya mu ijuru, nuko uzabana n'Imana. Haleluya. Icyo ni icyifuzo kiruta ibindi. Iyo tugiye gusenga nijoro turyamye, turapfuka mariko twarangiza tukabwira Yesu tuti ubugingo bwacu tubishyize mu biganza byawe. Impanda ishobora kuvuga dusinziriye, impanda ishobora kuvuga. Icyo ni icyifuzo duhuriyeho, turifuza ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Siko biri? Aba baririmbyi baririmba bagaragaje amatsiko n'inyota bafite. Itorero ritashye bavuga bati abagenzi turagiye, abagenzi turatashye, abagisigaye mu by'isi turabasize, turimo turagenda tugana Siyoni. Haleluya. Indirimbo zafashe ubugingo bwacu, nta kindi bagaragazaga, ni ukwifuza ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. Uyu mwigisha amategeko yari umuhanga muri teoloji. Yari umuntu uhaguruka abantu bose bamwicaye imbere bakaza kumva ukuntu yigisha. Ariko profisi umwanya asanga Yesu mu giterane yararangije kwigisha. Avuga ati ndabibona kunaniwe warushye. Avuga ati ariko kibazo mfite ntago nagenda ntakikubajije. Nta wundi nazakibaza ngo akinsubize numve kize kunyota. Nkorene ngo ndagubugingo buhoraho. Sicyo? Abinyuma. Haleluya. Aravuga ati uyu mwanya mbonye ntago mbaza iby'ibirayi, simbaza iby'amazu, simbaza ibi bintu abantu benshi babaza, ntago njya kandi nanjye mpuye na Yesu numva ntakimubaza. Haleluya. Navuga nti warampaye abana ndabafite, nibyo n'ukuri. Navuga nti nibindi byose ariko igisigaye nshobora guhusha ubugingo ntarebye neza, nshobora guhisha ijuru kandi nibwira ko ndijyamo ngashiduka nararihushije, kandi ndabona ndashaje Kamanzi, ngeze ku myaka 50 irenga aho twaka. Nta bindi ndangamiye n'ukureba ubugingo buhoraho. Abana basigaye bavuga ngo vie, kandi ejo nari umusaza, nari umusore, simbuka nguruka ngenda, najyaga ngenda muri bisi genda kiruka nkagenda nkayicakira nkasimbuka nkiruka njyamo. Ariko ubu n'akantu nkaka kukamanuka
ni hatari. Kazi yose nabona rero uretse ko Bibiliya bisobanuye ndibaza ngo nkore nte nkunda ubugingo buraho. Haleluya, haleluya. Ndibaza ngo mbese ndacyari mu nzira, mbese ndacyari. Asanga Yesu muhanga mu mategeko, umuntu w'icyubahiro, ngira ngo yaratambutse bose bamuha inzira. Aragenda aramwegera aramubwira ati nkore nte nkunda ubugingo buhoraho. Haleluya, amen. Muhanga afite za maîtrise, afite za doctora mu mategeko, mwigisha w'Abisirayeli. Yesu rero iyo wazaga uri umuhanga yagusubizaga gihanga. Waza uri umuhinzi akavuga ngo mubibyi yasohoye imbuto kugira ngo bashe kubyumva. Akavuga iby'imbuto, akavuga yagera mu bacuruzi akavuga ati byo bitari hane murabizi Lambert ati hari umuntu wagurizaga watangaga amafaranga, bacuruzi duhita tubyumva iyo twumvise Lambert, sibyo? Bazo tizara twishe zara tuzengereje ariko tubyumva tutagoranye. Ageze kumwigisha amategeko we ntiyajya, aramubwira ati ayo mategeko wigisha icyo yasomamo niki byanditswe biti. Azamura urwego ajya ku rwego ruri doctora ruri. Mwigisha nawe ntiyatinda aravuga ati ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Aramubwira ati ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aramubwira ati icyo ni kimwe. Aramubwira ati cya kabiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ageze kuri icyo cya kabiri ngira ngo Yesu yamukomye ku rutugu. Aramubwira ati kamanzi usihogope, ntutinye, ntugire ubwoba, ibyo bintu bibiri nubikora, niba ukunda Uwiteka n'umutima wawe wose n'imbaga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose ukaba unakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, uri umuragwa w'ijuru. Uri umuragwa, niko Yesu yamubwiye. Ariko uyu munyamategeko yanga kwihagarara aravuga ati gukunda Uwiteka ndabizi. Ubu hano rwose urusengero rwa miliyari 5 mwazubaka, umwe agatanga miliyoni 200, undi agatanga miliyoni 10, gukorera Uwiteka n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu wose, ibyo twabishobora. Ariko iki kintu cya kabiri mugenzi wanjye aravuga ati reka neko guhisha mugenzi wanjye sindamumenya, sindagira nte, sinubwo ndi umwigisha ariko mugenzi wanjye sindamumenya. Yesu amurebye mu maso aramukunda avuga ati ntiwibarije ahubwo ubarije n'abakamanzi, ubarije n'abashari, ubarije bashantane, barashaka ijuru n'umutima wabo wose, barikorera amanywa n'ijoro, barashaka ijuru, bararirira, baba ku misozi za Kanyarira. Iyo baje bavuga ati turashaka ubugingo buhora muri Kristo, ariko ikibazo ntago baramenya urufunguzo rw'ijuru. Urufunguzo rw'iki? Rw'ijuru. Urufunguzo rw'ijuru ntibararumenya. Bafite rumwe ariko urufunguzo rwa kabiri ntarwo bafite. Je mu nzu yanjye ugakingura urugi rwa mbere ushobora kugira ngo wageze kwa kamanzi, ari ugasanga urufunguzo rwa kabiri nirwo rukwinjiza mu nzu yose. Haleluya, amen. Yesu aramubwira ati nukuri nukuri, reka mbajije neza nanjye sinabura kutagusubiza. Nibwo rero aciye umugani aramubwira ati hari umuntu wavaga hari umuntu wavaga Kanserege Yerusalemu muri mu nzu y'Imana. Hari umusozi Dawidi yari yarubatseho urusengero rw'izi Yerusalemu. Iyo wajyaga kugera hafi ya Yerusalemu uri muri ako gace wabonaga itsinda ry'abantu birukanka, babaza bati turajya kurepeta, babaza batabandi murajya bati turuye abadiyakoni, babaza batabandi murajya bati nta kindi yavaga, nta kindi cyabaga Yerusalemu kuri uwo musozi wa Yerusalemu. Ni urusengero rwari ruhari, habagamo abantu bakora imirimo yo mu ihema, abaririmbyi, abarepeta, abajya kwiga igice, abigisha inyigisho z'umubano, mbese activity zose ziba mu rusengero rwa none ni nazo zabaga Yerusalemu. Haleluya, amen.
Yesu rero aca umugani aravuga ngo hariho umuntu wavaga Yeru amanuka yimanukira aragenda ageze ahantu biti Yeriko. Imana ikurinde Yeriko. Cyanga nunayinyuramo usanga ababambuzi turi bubaganireho bahuye n'ikibazo. Bageze Yeriko, ageze Yeriko akubitana n'iki? N'abambu. Bibiliya tubwira ngo nuko baramudi. Reka mvuge imvugo mukoresha inaha i Kigali. Baramudi, baramuho. Hari umuntu aramanuka ava ku mirimo y'Imana. Bibiliya ntiyisobanura. Ageze ahantu biti Yeriko ahura n'abambuzi. Baramudiha sana. Baramukubita. Baramwumvisha. Bibiliya iravuga ngo asigazaho akuka gake asemekera hejuru. Inaha tuyatukoresha imvugo ya Kigali. Nta makuru ya Kamanzi. Bati wahora. Byagenze biti yarakubiswe. Yarahonda. Yarakubi. Arasemeke. Asigaje akuka. Yahuye n'abambuzi. Baramukubita. Baramuhonda. Arataka buragitabarwa. Bibiliya ivuga neza. Yesu yavuzemo abantu batatu. Yarabanje ivuga umulewi, umutambyi. Ivuga umutambyi. Kamanzi ndamanuka. Nanjye mvuye nditahiye iwanjye, mvuye ku murimo w'Imana. Mvuye gusezeranya abageni. Mvuye gutanga igaburo. Ndarushye nanjye ndananiwe. Ndamanuka. Ngeze hepfo mpura na mwarimu Kanobana. Arambwira ati ibyo mukize hariya urabibonye? Ndati ati nanjye ndabibonye. Ninde se? Uriya muntu uryamye ni Eugene. Yarakubiswe we. Bamuzi bamwishe. Bamuhondaguye. Ibikomere. We. Ariko reka nigere. Hatagira numenya ko namenye izo nku. Bibiliya iravuga ngo nuko umutambyi araki. Mwarisomye ijambo? Birimo? Mwizi nkuru gukikira birimo? Abanyarwanda mwumva gukikira? Niba hari umunyamahanga uri aho utazi ijambo gukikira, mumfashe muri musobanurire. Bibiliya iravuga ngo nuko arakikira arigenda. Ariko yabimenye. Yamenye ko Kamanzi yamenye ko yakubiswe agahonda. Amenya neza ko Eugenia nubwo ari abarokore bakora umurimo ariko kazuke bari hafi kugateza cyamunara. Kawe namba mbigarure mu byo mwumva. Akazuke bari hafi kugateza cyamunara. Kakaduka ke yahuye n'abambuzi. Baramucucura. Bakagenda uziko n'abana be batagiye kwiga.
ukuntu yari afite abana b'abanyabwenge b'abahanga. Sikuriya yabaga uwa mbere kuva atangiye. Ntabwo yagiye kwiga, twahuriye ku muhanda hariya ari gucuruza avoka. Wa mwana ufite imyaka 14 wakaba yarahonda. Bibiliya iravuga ngo nuko hamanuka n'umurewi. Hamanuka perezida wa korali diri amukubise, aravuga ati ni wa muririmbyi wawe. Yaraho yahuye n'abambuzi. Avuga ati kuntu yaririmbaga neza, zikamaze ibyumweru 2 ataza kurepeta. Ijwi rye ryiza, ariko tuzashyiraho undi n'akana kashobora kumusimbura. Yakunda. Byagenze biti, abo bombi bari bafite igisubizo. Shobora guhuza bakamanzi b'abacuruzi bafite inganda n'ibindi. Kavuga ati kanaka yarahondaguye, afite akadeni ka 3.3 n'igice, 4 nge ndabona koroshye ko twamwishyurira ntibirirwa mutereza. Ntago byoroshye? Ubu tuvuze dute tugiye kubaka urusengero hano. Iwacu ejo bundi twavuze gato miliyoni hafi 30 zitaziza. Gukunda Imana n'umutima wacu wose no kuyikorera biratworoheye. Ariko ikibazo mugenzi wanjye, mwumvise icyo umwuka ashaka ko mwumva? Umwuka wera arakubaza ngo mugenzi wanjye ni kushaka ubugingo buhoraho, kubwifuza, ariko utaramenya mugenzi wawe. Ijuru rirakinze, ijuru rira kandi urarishaka mana yanjye. Bakwereka ukuntu ndishaka, ntatanga ibyanjye byose. Umurewa aramanuka, arareba, aritegereza, aranamumenya. Aravuga ati ni kanaka, yarakubiswe, yarahondaguwe. Mfite n'andi makuru umutambyi ngo amaze amezi 3 atishyura inzu. Ako kabazo sitoto. Sitoto Banyakigali ku bantu bangana gutya, maze amezi 3 ntishyura inzu, ubwo sitoto. Uyu muntu wavaga i Yerusalemu ntago ari umukristo gusa, yaba n'umutambyi, yaba n'umurewe. Haleluya. Mukavuga muti mwarimu we, uzaga kweto yambara uko gasa, asiga amazi yinjira, agashati yambara mwakabonye. Yaraku abana be ntibagiye kwiga, mwarimu wacu, pasiteri wacu, nabo abantu bavaga Yeru. Ubwo ndagira ngo mutumva ko hari umuntu mwambuza atahondagura. Ntawasiga, ntawagira ate, ntawasiga. Aho ngeze mpagerejwe n'isengesho ry'umusaza umwe. Umusaza ari umupasitori wacu wakoraga, bamusohoye mu nzu apfushije umugore. Turi mu modoka turi 3 tuva Uganda, tuganira inkuru ze. Uzi ko wa mupasitori wacu yapfushije umugore? Turabiganira nkuko namwe muganira tuza. None se harya yanzu yabagamo yariye? Batireka da yakodeshaga. Uracyumva? Afite abana bangahe? 8. Murabizi nyine ko natwe tubyara umugisha w'Imana. None se biragenda biti? None se saleri ye harya nangahe? 80. Azakodesha inzu ya 200. Bana se baba mu nzu ya 100. Ikibazo kiravuka. Mugenzi wanjye ninde? None se ko iwabo ni hesi turimuka. N'umunyamurenge. Uriya bafite inka nyinshi wabo shabyo no mwuka wera aranga. Aravuga ati ntacyo bafite. Twagiye kugera ku mupaka twiyemeje kumubakira inzu. Twari 3. Haleluya.
turaza tubwira abantu twari dushoboye tuti rero dore reka da dusanga ntibaramenya mugenzi. Umwuka wera nakuza akagushura ni wowe azabahishuriye. Ntabwo ari bose nakuza ukumva kweretse ikibazo. Azaba azi ko ufite ubushobozi, azaba azi ko wagikemura. Ngeze ahangaha mbumbura Bibiliya, niho nari ngeze ku iki gice cy'umusa, niho nari ngeze nsoma Bibiliya ntangira umwaka. Mbona kuntu aba bantu bakikiye, ndavuga nariko ko numva nakwisubira. Ngeze kuri aya magambo yo gukikira, numva ndahagaze. Ko shaka gukikira bene wabo banze inshuti ze, useni twebwe tugiye inzu ze twayishobora ahubwo mu bushobozi bwacu. Nshaka guki umwuka wera araza arambwira ati kamanzi ibuka nawe ubwo wakubitwaga wahuye n'abambuzi wahondago. Haleluya. Mudakikira naraje. Numva ijwi rimbwira ngo mudakikira nagize gute? Naraje. Ntiwibuka warahondaguwe, ntiwibuka. Ndavuga nti nukuri. Numvise ifarashi ya mudakikira. Haleluya. Ndavuga nti narayumvise kandi abambuzi bahise biruka. Ndavuga mbwira abagenzi banjye nti nukuri muze hano tugana ijambo ry'Imana kugira ngo dufate icyo cyemezo. Ndavuga nti barakikiye ariko twebwe biragatsindwa n'Uwiteka. Turamutse dukikiye nibutse umwe ntikana ntubizi utembereza imyenda, ntago bizi ufite udushati tubiri, nibutse ndavuga ntuwibuka ucuruza udukweto, ntago bizi. Ndavuga ntariko Imana ndashaka kuduhera umugisha kuri uyu mukozi w'Imana. Ndavuga nti nkange rero mfite ifoto ye mu nzu iwanjye, ndi muri Yorodani hari Nyarugenge ambatiza. Haleluya. Ndavuga nuko bishoboka kose. Twamuguriye inzu ya 2,200,000 nicyo gihe hari imbere. Iyo agiye gusenga ashyize ivi hasi aravuga ati Uwiteka udakiranirwa ngo wibagirwe imirimo. Kamanzi ndamusengera. Haleluya. Akavuga Kamanzi, akavuga Valante uri arabaza, akavuga n'uwitwa Theo. Imigisha y'Imana yaraje twese. Haleluya. Ndavuga ni ukuri. Mutambyi araki uru n'urugero suko akikira. Ntabwo ari kwibasira abatambyi. Oya. Ahubwo nawe uri umutambyi. Bibiliya nikivuga muri abatambyi b'ubwami ishyanga rye, abantu Imana yarose ngo bamamaze ishimwe ry'abahamagaye. Muri abatambyi b'ubwami. Ntabwo ari twebwe cyangwa abacyangaba. Nawe uri umutambyi, hari ukorera, hari wirirwa, hari utuye. Haleluya. Amen. Ngo nuko umutambyi arakikira, umurewi arakikira, hamanuka mudakikira. Hamanuka mudaki niyaryama twashira, niyaryama burya washira. Haleluya. Hamanuka nde? Hamanuka mudakikira. Hamanuka mudakikira. N'abayuda n'abasamariya bari bafitanye ikibazo cy'imyaka 1000. Niyo mpamvu Yesu yatangaga urugero rwumvikana ku bantu bose. Abo yabwiraga bumvaga neza Musamariya, bakumva neza Umuyuda. Ingero zirahari. Uribuka Yesu asaba amazi Umuyuda kazi w'umugore, yaramubwiye ati usabye amazi ute? Ko nkureba kuri Umuyuda nanjye ukareba ko ndi Umusamariya, mazi yanjye wayanywa? Yesu yatangaga urugero abantu bose babasha kumva. Ndetse muri Isiraheli iyo umuntu yakwitaga Umusamariya wamujyanaga mu rukiko, ugatora abantu b'abagabo baraho ukavuga uti kanaka yanutse. Yagututse ngukise, yanyise Umusamariya. Bakavuga bati ni ukuri yagututse. Yagize ate? Yagututse. Na Yesu iyo bashakaga ko impamvu Yesu yavuze ngo nuko hamanuka Umusamariya, nuko Yesu iyo baburaga icyo bamutuka bamwitaga Musamariya. Haleluya.
haleluya haleluya. Ngo uyu musamariya Yesu yaravuga ngo nuko hamanuka umusamariya uri kwifarashi, burya niwe wivugaga. Haleluya. Amanuka kwifarashi ndakumirwa, araje abona umuntu wakubiswe, abona akamanzi yarakubiswe yarahondaguwe, ariko we ntiyakikira. Iyarya matwacira. Yesu ashimwe. Hamanuka mudakikira. Izi nkuru ni ndende. Ngo nuko aramanuka, wari wibereye mu rugendo. Ifarashi ubu nayita vewiti, ubu nayita vigo. Wari wifitiye itike y'indege ijya mu Bushinwa, ijya Dubai, wari wifitiye urugendo. Iriya farashi mu gihe cya kera yari ihenze cyane. Ngo nuko yumvise izo nkuru, amubonye amugezeho, ngo aca n'abakiri Imana nawe bavuga ngo nta kindi kizaba hejuru kireka guca bugufi, agatega amatwi akamenya umuntu wakubiswe wahondaguwe. Bibiliya iravuga ngo nuko amwuriza ifarashi ye amujyana mu icumbi ry'abashyitsi. Mu icumbi ry'abashyitsi ni mu itorero. Munsi naboneye ubugingo ni igihe mudakikira yangeragaho, akansanga ahantu nari narahondaguriwe mu tubari tw'inzoga. Narakubitiwe iyo, narajegeye rwose, anzana mu icumbi bararirimba ibikomere birakira. Haleluya. Ijambo ry'Imana rije, ibikomere bigenda bikira. Ndavuga nti ni ukuri nanjye hasi nzahava. Yesu ahindukirana uyu mwigisha amategeko, aramubaza ati muri abo bose mugenzi wanjye? Aramuhindukirana aramubwira ati inshuti yanjye wanyumvise neza? Ati nakumvise. Muri abo batatu, niko Bibiliya ivuga, ari uwo mutambyi wamuciyeho agakikira, ari n'umulewi wamuciyeho agakikira, n'umusamariya wamuciyeho ntakikire, mugenzi w'uwo ninde? Aramubwira ati ni ukuri ntitaye ku masano bafitanye, mugenzi we ni wa musamariya utarakikiye. Haleluya. Yesu amubwira ijambo nshaka kukubwira uyu munsi. Aramubwira ngo genda nawe, nugira utyo uzaharaga ubugingo buhora. Mushinga w'agakiza Yesu yasize awurangije, uruzuye, uratunganye rwose. Aramubwira ngo genda nawe, ndakubwira ngo genda nawe, umwuka wera arakubwira ngo genda nawe, wowe ushaka ubugingo buhoraho arakubwira ngo genda nawe ugire. Ngiki kibazo Dawidi yari afite. Ni ikibazo Dawidi yaragize ate? Aravuga ati Uwiteka we riri isengesho. Ndamureba yagiye mu cyumba yapfukamye, ni isengesho. Aravuga ati Uwiteka we, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Arasenga. Haleluya. Ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ninde uzaba kuri wa munsi uzakoresherezaho ibirori? Ninde uzahinduka inkingi yo mu rusengero rw'Imana yacu? Ninde? Arasenga Dawidi. Aravuga ati Uwiteka we, ninde uzahabwa umwenda wera? Ninde uzaba kuri wa munsi wateguriye abera? Ninde uzaririmbirwa n'abamarayika agacurangirwa n'ijuru? Ninde? Ko twifuza ubugingo buhoraho, ko tubushakisha amanywa n'ijoro, ariko imigenzereze y'abantu, imyitwarire y'abantu, niki twakora ngo turaga ubugingo buhoraho? Haleluya. Si cyo cyifuzo dufite kiruta ibindi? Mushumba mubyeyi wacu Ruyenzi, ndagushuje mu izina rya Yesu. Haleluya. Mumureba, buriya nta kindi cyifuzo afite kiruta ibindi.
ni iki Dawidi yari afite, ni iki umwigisha w'amategeko yari afite. Arabaza ati mugenzi wanjye ninde? Nkore nte ngo ndaga ubugingo buhoraho? Ni iyihe mirimo? Yesu ugaciye uriya mugani. Haleluya, amen. Aravuga ati Uwiteka we, nanjye mfite icyifuzo, ndifuza ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Ndifuza kuzamburwa uyu mubiri urwara, uyu mubiri undushya. Ndifuza kuzambara imyenda ye, ndifuza kuzajya mu rwambariro rw'abera, maze kwamburwa uyu mubiri upfa, uyu mubiri urwara, nanjye nkaguruka. Haleluya, ndifuza nkuko nawe ubyifite icyifuzo cyo kuraga ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Ariko urufunguzo nta rundi, ni mugenzi wawe. Utaramenya mugenzi wawe, uyu wakubiswe, uyu wahondaguwe, wahuye n'abambuzi bakamukubita bakamujegeza, uyu muturanyi utagira mitiweli, utagira niwe mugenzi wawe. Ndashimira Perezida wa Repubulika, ntago yigeze akikira, ntago yigeze. Perezida wacu nanjye namwise mudakikira. Naravuze nti n'ukuri yaciye ku bana bafite imirire mibi barubimya, aravuga ati sinakikira, kizeho gahunda yashisha kibondo. Haleluya, ntiyigeze aciye ku bantu bamutuzu tw'ibyatsi batagiraga, aravuga ati n'ukuri ntago byakunda. Abonye abagabo bananutse n'abagore amabere yumiye mu gatuza, arabaza ati ibi byatewe n'iki? Tora n'inzara nibagira amata yo kunywa, ashyiraho gira inka. Haleluya, ntago yigeze agira ate urashaka ubugingo budashira, urifuza ijuru, urarirwaye nkuko ndirwaye, numva ari ingendagendamo, niba ndi hafi kwitahira ntago mbizi. Ariko ababambuzi, ababambuzi dore hano barahari, batumariye urubyiruko. Na hano bageze bate? Barahari hano batumariye, babahondahondera muri saro, mu bitanda, barabakubise, barabazengereje. Dore hano hari abambuzi, ntago bahari. Ni ibisenzegere. Yesu yaravuze ngo muri intumwa mu cyimbo cya, wowe uri intumwa kugira ngo abakubiswe bahondaguwe nibo rembo ry'ijuru ryawe. Dufite abandi bakubitiwe mu bapfumu hariya hirya. Kirya barezi murakizi? Kirya barezi murakizi? Uzi urubyiruko rwakubitiweyo, uzi abaririmbyi bahondaguriweyo. Dufite abantu bakubiswe. Uzi bakubitiwe muri za Suruduwiri, muri mukubita umwici. Genda nawe, ni wowe Yesu atuma. Arakubwira ngo irengagize imirimo yawe, usange Kamanzi wicaye hariya ku kabari k'urwagwa, ugende umusure, umubere inshuti, biguhende, utange ibyo ufite. Uyu muntu yatanze ngo idenariyo, yatanze no ku butunzi bwe. Byo bambwiriza ubutumwa bwiza batanze ku butunzi, bakoze byinshi kugira ngo bankure ku kabari. Kandi iyo nsenze sinjye nibagirwa Karangwa, bajyaga nsenyera ati Kamanzi, Yesu aragukunda, Yesu niwe wakuruhura, Yesu niwe waguha amahoro, izo nzoga unywa nta kintu zizakumarira. Harajya akajya ambwiriza ubutumwa bwiza, ariko ntareke no kunsengera. Yajya asenga, icyumba cyanjye nicyo byari byegeranye, akavuga ati Mana, Kamanzi ndamukweretse, ngewe yarananiye, ariko Kamanzi ndabona yaba umuvuga butumwa mwiza, ndabona yaba umukozi wawe mwiza. Aransengera mpaka anyinjije mu rusengero. Yajyaga agenda arimo ngo baragowe n'abasinzi banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro, ngo ziragowe n'amaraya zanze kubireka,
hari abantu bakubitiwe mu businzi, bakubitiwe barahondagurwa, hari abambuzi. Nawe uragira ngo abambuzi warabacitse? Wapi? Ziriya nshuti zawe kariya mutangira munywa wumva kadahiye, wumva ko ntacyo kamaze, karakujyana kakugeza aho utazikura mu bambuzi mu gicu. Bazaguhondagurirayo, kuzagaruka bizaguhenda. Hari utuntu banywa tantera amabuye, muratuza. N'abambuzi bakureshya gake gake, baragukurura gake. Abambuzi baragukura, bagukura muri korari, bagukura mu bantu, ariko bazakugeza ahantu utabasha kwikura uze mu nzu y'Imana. Abambuzi nanizera ko yahuye n'abambuzi. Ako kayira bakita kayira k'intumbi kuba Kristo bajyaga mu ijuru. Igitabo cy'umugenzi kizakwereka kayira k'intumbi. Akayira k'iki? Ngo nuko kicirwamo abagenzi. Nizera buhoro yahuye n'abambuzi batatu. Umwe yitwaga Mutima Urabye, undi yitwaga Mushinjwa Ibyaha, undi yitwaga Mutiringira. Ngo bahura na Nizera buhoro, baramukubita baramuhondagura. Iyo wahuraga nawe mu rugendo nta yindi nkuru yashobora kukubwira. Yashaka kukubwira ko Yesu akiza, ntiyashaka kukubwira ko Yesu aruhura. Yakubwiraga abambuzi ukuntu inzu ze yari afite zagurishijwe, baramukubise ibintu bye byose barabitwara, bahinduka umunyamaganya mu rugendo. Ariko icyo namukundiye, we yari afite amabuye y'igiciro. Haleluya! Yaravuze ati Yesu sinayatanga mutwara ibintu byose, ariko agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Ndabizi ko ariko kazampesha ubugingo, ko akarambararaho. Aba bambuzi batatinye Dawidi. Yahuye n'abambuzi agenda hejuru y'igikuta, murabizi, baramuhondagura, kora ibyaha bitagira ingano. Ariko abambuzi bageze kuri Yosefu, haleluya, bageze kuri nde, aravuga ati mwabambuzi mwe murabeshya. Haleluya! Iyankuye mu rwobo bari bantayemo, ikanzana naha ngaha, iracyafite ububasha. Haleluya! Iracyafite. Yosefu abwira umugore ati wa mugore ati mu bintu bitambuza ubugingo, urugendo rwanjye rurakomeje kandi rugomba kugucaho. Haleluya! Bambuzi bakubise Petero, baramudiha, baramuhondagura, bamubajije bati uyu mugabo uramuzi? Ati nukuri nkamumenye. Yari yahuye n'abambuzi, umujabuja. Aba bambuzi Imana ibakurinde, ntago biyamburira, ni intumwa za wa mubi, bafite shebuja bakorera uhereye kera. Nibo badishye Adamu na Eva muri Edeni, bamwambura ubusa. Kristo aje kumushaka, aramubaza ati yumvise uri Adamu? Ati nahuye n'abambuzi ubiteze nambaye ubusa, baragukubita bakakwambura ubusa, agaciro kawe kagaciro. Abangaba tugiye gusenga Imana. Haleluya! Inota yacu irashize kandi nibyo. Ijambo twa nyamukuru ni iry'uyu mwigisha amategeko. Asanga Yesu aramubwira ngo nkore nte ngo ndaga ubugingo budashira. Haleluya! 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 Ijambo rikuru nirivuga ngo mugenzi wanjye ninde? Mugenzi wawe wamwumvise? Urufunguzo rw'ijuru warwumvise? Abantu bahondaguwe, urakikira? Uzongera gukikira niba ushaka ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. Tugiye gusenga Imana. Umuntu ushaka gusengera ni umuntu ushaka gukizwa, wakubitiwe iyo agahondagurwa, ariko Imana ikaba yamuhaye amahirwe akagera mu nzu y'Imana. Akaba yageze mu rusengero, yarakubiswe, bambuzi baramuhondaguriye kutubari, bamuhondagurira mu bapfumu, bamuhondagurira iyo mu biryabarezi, bamuhondagurira iyo muri za yewe, arakubitwa zengerera iyo ngiyo,
ariko agira umugisha uyu munsi wo kugera mu icumbi ry'abashyitsi mu nzu y'Imana. Waba uhari ngo tugusengere, Yesu aguha agakiza akuruhure? Waba uhari ngo uzamure ikiganza? Umuntu ushaka kwakira agakiza azamure ikiganza. Kizamure, nanjye narakizamuye nta soni nagize, kandi byazanye impinduka ku buzima bwanjye. Zamura ikiganza cyawe, tambuka uze tugufashe gusenga Imana. Kizamure mushiki wanjye, kwa kizamuye ukagiye. Mashyi menshi kwa Yesu. Haguruka, haguruka, haguruka. Musore nawe haguruka. Haguruka, haguruka, haguruka uze hano tugufashe gusenga Imana. Yesu araguhindurira ubuzima. Tambuka uze. Mbese Goligota n'ubu haracyariho twihane, uwamba mbiwe mubonye naronka amahoro. Tambuka uze tugiye gusenga Imana. Tambuka uze, shyiramo agatege, ntacyo bitwaye, ni byiza, tugiye gusenga Imana. Banguka vuba witinda, umukiza ataravayo, agutegeye amaboko ngo agukize kurimbuka. Mashyi menshi kwa Yesu, mashyi menshi. Irembo ryera TV.